Igitabo cya Danyeli. Inkuru niyo mu gihe cya nyuma y'igitero cya mbere cya Babuloni kuri Yerusalemu. Basahuye uwo murwa n'urusengero rwaho, banatwara Abisiraheli mu bunyage. Muri abo harimo abasore 4 bakomoka mu muryango w'umwami Dawidi. Danyeli waje kwitwa Beluteshazari na bagenzi be 3, abo ushobora kuba uzi ku mazina yabo y'amanyababuloni, Saduraka, Meshaki na Abedinego. Iki gitabo kivuga iby'urugamba biyemeje ngo bakomeze ibyiringiro mu gihugu cy'ababatsinze. Imitegurire y'iki gitabo isa n'iyoroheje ku ikubitiro. Umutwe wa mbere kugeza mu wa 6 harimo inkuru zerekeye Danyeli na bagenzi b'i Babuloni, naho umutwe wa 7 kugeza mu wa 12 harimo ibyo Danyeli yeretswe bizaba. Ariko iyi miterere igabanyijemo kabiri urushaho gutera amatsiko kubera ikindi kiyongera kuri iyo miterere, kandi icyo nicyo rurimi rwacyo. Gitangira mu Giheburayo, ururimi rw'Abisirayeli. Nyamara umutwe wa 2 kugeza mu wa 7 yanditswe mu Kinyarameya, ururimi ruvukana n'Igiheburayo rwavugwaga cyane mu mami ya kera. Umutwe wa 8 kugeza mu wa 12 yo isubira inyuma mu Giheburayo. Iyi mitegurire yerekana uburyo cy'umutwe wa 2 kugeza mu wa 7 ari igice gihuye, ariko inaca akarongo ku gaciro k'umutwe wa 2 n'uwa 7 ngo bifashe mu gusobanukirwa imitwe ya nyuma y'iki gitabo. Reka tubisesengure. Umutwe wa mbere werekana iby'ibanze by'igitutu biri mu cya 2 cya mbere cy'iki gitabo. Danyeli na bagenzi be ni abanyabwenge koko kandi bafite n'ubushobozi, kandi batoranyirijwe gukorera mu ngoro y'umwami w'i Babuloni. Ariko bashyirwaho igitutu gishaka ko bareka ibibaranga nk'Abaheburayo, ngo babeho banarye kimwe n'Abanyababuloni bisha amategeko yabo ku mirire ari muri Torah. Nuko baranga bahitamo gukurikiza ibyo Torah ivuga, maze bibashyira mu kaga. Nyamara Imana yarabarokoye maze birangira bashyizwe hejuru n'umwami w'i Babuloni. Nyuma y'ibi, igice cyanditswe mu Kinyarameya uza kubona ko bibangikanye mu buryo bushimishije. Icya mbere, umwami w'i Babuloni yarose inzozi, izo Danyeli wenyine ari we washoboye gusobanura. Zirebana n'igishushanyo kinini cyari gikozwe mu moko 4 y'ubutare, kandi cyagereranyaga mama azasimburanwa, kandi umutwe ari Babuloni. Ariko nyuma ibuye rinini riza nk'iriguruka, nuko rihondagura cya gishushanyo maze ryo rihinduka umusozi. Nuko izi nzozi zibanziriza amayerekwa menshi agereranya ari muri iki gitabo, kandi iri yerekwa rivuga inkuru andi yose ashingiraho. Danyeli avuga ko iki gishushanyo gihagarariye uruhererekane rw'amami y'abantu akurikira Babuloni, kandi yose azuzuza urugomo mu isi y'Imana. Ariko umunsi umwe, ubwami bw'Imana buzaza maze bucire urubanza bunacishe bugufi amami yo muri iyi si yikakaza, maze bwuzuza isi mu butabera bw'Imana iganje kandi itegetse. Nyuma y'ibi, umutwe wa 3 tubwira inkuru y'abagenzi ba Danyeli 3 banze kunamira no kuramya ikigirwamana kinini cy'igishushanyo, kimwe n'icyo mu mutwe wa 2 nacyo kigereranya ubutware bukomeye bw'ubwami. Nuko izo nshuti zaratotejwe, zajugunywe mu itanura ryaka umuriro. Ariko Imana yaborokoye mu rupfu maze bashyirwa hejuru n'umwami yemeye noneho Imana yabo ko ariyo Mana nyamana. Hanyuma hakurikiraho inkuru 2 z'abami b'Abanyababuloni, Nebukadinezari n'umuhungu we Beluteshazari. Bombi buzuye ubwibone babutewe n'imbaraga z'ubutware bwabo. Nuko nk'uko biri mu mutwe wa 2, Imana ibaburira bombi biciye mu nzozi, hanyuma no mwiyerekwa nanone nko mu wa 2 Danyeli aba ari uzisobanura. Avuga ko abo bami bombi bagomba kwicisha bugufi imbere y'Imana, ariko bombi bakomeje gushinga ijosi. Nuko Nebukadinezari afatwa n'ibisazi, ahinduka nk'igikoko cyo mu ishyamba. Nyamara nyuma aza kwicisha bugufi imbere y'Imana maze agarurirwa ubumuntu, yongera kuba umwami. Ibi bihabanye n'ibya Beluteshazari, umuhungu we utaricishije bugufi imbere y'Imana maze we yicwa iryo joro nyine. Nuko rero izi nkuru zombi zikura ikigereranyo mu itangiriro umutwe wa mbere n'uwa 2 ndetse na Zaburi 8, aho abantu berekanwa ari nk'ishusho y'Imana ya cyami. Yabahaye ubutware bwo gutwara inyamaswa zo mu ishyamba n'inyoni zo mu kirere mu cyimbo cy'Imana, yo mwami nyakuri w'isi. Ariko iyo abami b'abantu bibagiwe ibyo, iyo bagomye maze ubwabo n'ububasha bwabo bakigira Imana, bahinduka gito ku bantu, bakaba nk'inyamaswa z'inkazi, bazajya imbere y'ubutabera bw'Imana. Ibyo bitugeza mu mutwe wa 6 ubangikanyijwe n'uwa 3. Ubwo ni Danyeli watotezwaga kubera ko yanze gusenga no kuramya umwami nk'uramya Imana. Nuko nka bagenzi be, Danyeli nawe acirwa urwo gupfa maze atabwa mu rwobo rw'intare. Ariko Imana imukiza inyamaswa, kimwe na bagenzi be. Nanone umwami ashyira Danyeli hejuru ahimbaza n'Imana ye, bikaba ari byo bitugeza mu mutwe wa 7. Ni umutwe ubangikanijwe n'uwa 2, kandi hagati mu gitabo h'insanganyamatsiko zose zihurizwa n'izindi nzozi ubwo zaroswe na Danyeli. Noneho bigutangaze ko atazisobanukiwe kugeza ubwo intumwa marayika ari we wazimusobanuriye. Yabonye uruhererekane rw'inyamaswa, imwe yasaga n'intare, indi isa n'idubu, n'isa n'ingwe ifite amababa. Buri nyamaswa muri izo yagereranyaga ubwami bw'irata, maze iya nyuma ya zose yari inyamaswa idasanzwe, yagaragaye nk'ubwami bw'ubugome koko,
kandi yari ifite amahembe menshi, ikigereranyo rusange cy'abami mu isezerano rya kera. Kandi hari ihembe rimwe ryihariye ryari ishusho y'umwami w'umwibone, wishyira hejuru y'Imana maze agatoteza ubwoko bwayo. Aba bavugwa mu ishusho y'uwitwa umwana w'umuntu, ari we uhagarariye ubwoko bw'Imana bw'isezerano, ariko bishatse no kuvuga umwami wabo ukomoka kuri Dawidi. Nyamara mu kanya gato Imana yitwa umukuru nyir'ibihe, araza maze ashinga intebe y'ubwami bwe. Arimbura ya nyamaswa idasanzwe maze ahikuza umwana w'umuntu amushyira hejuru y'ibicu, aho azava ngo yicare mu kuboko kw'iburyo kw'Imana no gutwarana n'aya mahanga. Dushobora noneho kureba inyuma tukabona uburyo izi nkuru zose zo mu cya kabiri cya mbere zihura. Izi nkuru eshatu zivuga ibyo kudahemukira Imana nubwo barimo batotezwa, zigamije gutanga ibyiringiro ku bwoko bw'Imana bwababazwaga bari mu mahanga. Ariko bababazwa kubera ko amami y'abantu bagomeye Imana maze bagahinduka inyamaswa. Nuko rero ibi byerekanwe bitera kwihangana ku bwoko bw'Imana bagomba gutegereza ko izazana ubwami bwayo n'ubutware mu isi yacu maze irengera abantu bayo bababazwa. Nyamara bituma hibazwa ikibazo kirebana n'igihe Imana izakora ibyo, kandi ibyo nibyo ibi byerekanwe bitatu bya nyuma biboneje imbere ngo bisesengurwe. Mu mutwe wa 8, Danieli yongeye kwerekwa ibirebana n'inyamaswa ebyiri bivugwa mu wa 7, ariko ubwo bigereranywa n'isekurume y'intama ivugwa ko ihagarariye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, hanyuma mu ishusho y'isekurume y'ihene ihagarariye Ubugereki bwa kera. Nuko mu isekurume y'ihene havamo amahembe menshi, rimwe muri yo rigereranywa n'umwami uvugwa mu mutwe wa 7. Kandi tubwirwa byinshi kuri we, kazatera i Yerusalemu ndetse akishyira hejuru y'Imana, ananduza urusengero arwandurishije ibigirwamana. Ariko amaherezo Imana yaramurimbuye, ari nayo izahesha ubwoko bwayo n'ubwami bwayo ikuzo. Nuko mu mutwe wa 9 Danieli arashoberwa, cyane cyane ku birebana n'igihe ibyo byose bizabera. Kubera iyo mpamvu akareba mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, aho Imana yavuze ko ubunyage bwa Isirayeli buzamara imyaka 70 gusa. Ku bwa Danieli we, imyaka 70 yari igiye kurangira, kubw'ibyo asaba Imana gusohoza isezerano ryayo vuba. Ariko marayika araza amusobanurira ko icyaha cy'ubugome bwa Isirayeli cyakomeje, kubera iyo mpamvu igihe cy'ubunyage n'agahato kizakomeza ibindi bihe 77 inyuma. Ibi bihangayikisha Danieli cyane, maze aza kongera kwerekwa bwa nyuma. Twerekwa ibyo gusimbura kwa ya mami nanone. Ubuperesi, Ubugiriki na Alexanderi mukuru wakurikiwe n'abami baciriritse, bose bagasingiriza uyu mwami wo mu majyaruguru wa nyuma uzatera Yerusalemu, agashyira ibigirwamana mu rusengero maze akishyira hejuru y'Imana. Ariko nyuma mu kanya gato uyu mwami aza kurimburwa. Kubw'ibyo habayeho impaka z'urudaca ku cyo ibyo byerekanwe byose bishatse kuvuga. Benshi basanga hari ihuriro rigaragara hagati y'ibi n'ibikorwa bya Antiyekusi umwami w'Abasiriya mu myaka y'160 mbere ya Kristo. Yishe Abayuda benshi bizerwa i Yerusalemu maze ashinga n'ibigirwamana mu rusengero. Abandi batekereza ko biganisha ku ruhare rw'ubwami bw'Abaroma ubwo babambaga Yesu bukanarimbura Yerusalemu n'urusengero mu wa 70 nyuma ya Kristo. Hari abandi nanone batekereza ko ibyo ari ibizaba mu gihe kizaza ubwo Yesu azaba agarutse, ariko bitari byaba kugeza ubu. Ikibazo kikaba ko ibi bigereranye n'imibare bidahura rwose n'igitekerezo icyo ari cyo cyose muri ibyo, nyamara bikerekana ko bishoboka ko hari uburyo iyo misobanurire yose ifite ukuri igaragaza. Igitabo cya Danieli cyandikiwe kwiringiza abo mu biragano bizaza bose bo mu bwoko bw'Imana. Uko niko cyagiriye abo mu gihe cy'ubwami bwa Antiyekusi, kandi uhereye ubwo kirafasha. Iyi akaba ariyo mpamvu Yesu yashoboraga kwifashisha ibigereranyo byo muri Danieli, asobanura no guhangana n'abayobozi batwaza igitugu yaburiraga i Yerusalemu. Iyi niyo mpamvu Yohana weretswe akanandika ibyahishuwe yashoboye kwifashisha ibyo Danieli yeretswe bihuza n'uburoma bw'igihe cye ndetse n'andi mami yose y'igihe kizaza akandamiza. Nuko rero icyo Danieli yerekana nuko abasomyi b'ibiragano byose babasha gusanga amaha uko byisubiramo n'isezerano. Uko byisubiramo nuko abantu n'amami yabo bahinduka nk'inyamaswa z'inkazi iyo bahaye ikuza imbaraga zabo ubwabo, mu gihe bihaye igisobanuro cy'icyiza n'ikibi maze nibite ku Mana nk'umwami wabo nyakuri. Ariko Danieli anerekana isezerano ko umunsi umwe Imana izahangana na ya nyamaswa, izatabara isi yayo n'abantu bayo kubwo kuzana ubwami bwayo gutwara amahanga yose. Nuko rero kuri buri kiragano, iki gitabo kigifitiye ubutumwa bw'ibyiringiro bushobora gushishikariza kuba bizerwa. Icyo kikaba ari iki gitabo cya Danieli kivuga.